Hari ibintu burya byahishwe abantu batajya basoma. Buriya ibintu byinshi cyane abantu babana nabyo umunsi ku wundi. Waba uzi neza ko burya mu bitabo uhorana umunsi ku wundi ariho hahishemo amabanga y'ibintu byinshi cyane utigeze umenya. Ndetse wasanga ujya wibaza ukavuga uti abantu bakira gute? Ese ubundi kuki bakira? Kuki bamamara? Bakura ese ubwenge basi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi? Nyamara ni akantu gato cyane wahishwe, kudasoma ibitabo. Buriya abantu benshi cyane baba badashaka kugira ikintu bamenya. Niyo mpamvu usanga umuntu ashobora kubana n'ikintu cyamugirira akamaro, cyangwa se mu butaka bwe hahishemo zahabu. Ndimo ndashaka kuvuga ko ubwenge bwose n'ibintu byose byakamugira umumaro aba abana nabyo umunsi ku wundi. Rimwe akaba yanabijyana kuri tuwarete, ibindi akabicanisha imbabura, ndetse rwose akumva anyuzwe. Nyamara bikubiyemo ubukungu bwatuma agera kure cyane. Abantu rero bakwiye gusobanukirwa neza impamvu ndetse akwiye gusoma, cyangwa se impamvu umuntu akwiye kongera ubumenyi mu gusoma. Rero ibi ni ibyahishwe ukwiye kumenya. Tangira uyu munsi utangire usome.